turi babiri turifatire rimwe ariko muri sinema nzwi nka Dev. Icyambere cyo abavandimwe batwifashishije kugira ngo nk'abantu dufite experience muri sinema, nk'abantu dufite ahantu tumaze kugera, kuko ngiye nkorera kuri Kiraman Empire ndetse mfite n'ayandi maproje menshi nagiye ngaragaramo ajyanye na sinema. Nyina nitwa Anti Nyambo, nanjye nishimiye kuza Rubavu, naje gufatanya n'abana kugira ngo tuzamurane urugero nkandi. Uwa mbere fatiraho urugero Miss Nyambo. Miss Nyambo ndamukunda cyane, undi pe nashimira ni Kiraman. Amazina nitwa Eric Hagenimana, akaba ari nge producer w'iyi group, nkaba na director, nkaba n'umwanditsi. Ubu rero turi group twishyize hamwe, turavuga ati reka duhereze ibintu abanyarwanda bakeneye. Ndumva turashaka gukora ibintu byiza, gusa nibwo tugitangira, ariko turashaka intumbero yacu, turashaka kugera kure cyane. Turavuga ati reka twigishe abantu ibintu duhuriramo nabyo mu buzima busanzwe. Ubwo rero niyo mpamvu mubona abantu bari aha batandukanye, twagerageje gutumira bamwe babifitemo experience muri ibi bintu, turavuga reka tubifashishe. Murakoze cyane, reka abashyitsi mbahereze ijambo. Uvuze ngo abashyitsi kandi turi babiri turifatire rimwe banze umaye umwanya. Okay, murakoze cyane. Nitwa Murungi David amazina yanjye nyakuri, ariko muri sinema nzwi nka Dev. Icyambere cyo abavandimwe batwifashishije kugira ngo nk'abantu dufite experience muri sinema, nk'abantu dufite ahantu tumaze kugera, kuko ngiye nkorera kuri Kiraman Empire ndetse mfite n'ayandi maproje menshi nagiye ngaragaramo ajyanye na sinema. So byanze bikunze hari experience mfite kurusha umuntu ukizamuka. Icyambere cyo navuga, aba bavandimwe bafite umuhati, bafite n'ubushake, kandi mu Kinyarwanda turavuga ngo ubushake nibwo bushobozi. Nkabashishikariza umuntu wese uzareba iyi video, ndamwinginze agenda azakore subscribe, ntazayibagirwe, kandi azakomeza atange inkunga aho bizakenerwa, kuko aba bantu bafite gahunda. Hano turi Rubavu, sibyo? Yego, ni Rubavu. Nakoresheje amasaha agera muri 4 nuruka i Kigali nza hano. Bivuze ngo rero kuba banurukije i Kigali nkaza hano nuko bankombenze, nuko bambwiye imigambi yabo ndetse n'intumbero yabo bafite, nkumva bafite ukuri ndetse bafite ubushake bwo gukora. Niyo mpamvu nanjye naje kugira ngo kiri tafari ku migambi yabo. Yego, asante sana. So bakore subscribe, bakomeza bakurikirane, hanyuma ibindi wenda muraza kubivuga uko ngende umushyitsi hano, ariko nishimiye gufatanya nabo muri rusange. Murakoze cyane kabisa. Munyemerere dushimire uyu mushyitsi. Ni ukuri natwe turakwizeza ko tuzakubera abantu beza, uzatwishimira cyane. Reka duhereze n'uyu mubyeyi wacu, tumufata nka mama wacu, nawe agire icyo atubwira. Murakoze cyane. Nitwa Kagoyire Rebecca, ndi actrice. Nyina udufilimi twinshi dutandukanye, ariko filimi cyane namenyekanyemo cyane ni ica kuri channel ya Miss Nyambo, ndikwa The Message. Nyina nitwa Anti Nyambo, nanjye nishimiye kuza Rubavu, naje gufatanya n'abana kugira ngo tuzamurane. Natwe turagera ahantu hahambaye cyane, ariko byibuze hari gato tubarushaho cyane. Rero biragoye kuvuga Dev amaze kuvuga, kuko ni mukuru kuri je mu rugero rwa sinema nyarwanda. Ariko nanjye cyo ndabasaba abafana bakunzi bacu, mutubabarire, mutange share, sub, comment, ibitekerezo byanyu birakenewe kandi turabakunda. Mama, urakoze cyane. Thank you. Narabatwara ijambo, reka tubwire abantu barimo kutureba, muteze imbere impano nyarwanda, cyane cyane zikiri kuzamuka, cyane zikiri kuzamuka. Kubera ko ntago dukeneye ngo urubyiruko rungana gutya, ntago dukeneye ko bajya kwiba cyangwa basabirize. Niba barimo gushora ubwenge bwabo ahantu hamwe na hamwe, reka dushyireho itafari
kuko ni Rwanda rw'ejo. Ikindi twabwira abantu kuba abana bangana gutya bashobora gutekereza bakavuga ngo reka twebwe twishakamo ubushobozi. Ntikiza ko abenshi bari muri abangaba nta nakazi abenshi bafite, ariko bakavuga ngo igihumbi cyo kugura amayinite wenda yo gutereta inkumi reka ngerageze 500 yashyire mu gasanduku tuzakore film. Nukuri mudutere inkunga. Murakoze cyane. iri kintu uvuga mu nunze mu ryo muvuze cyane cyane hari abana b'Irubavu cyangwa se abandi bantu bafite impano bagiye bitinya. Mbo twebwe hari abaje baduca intege dutangira ino projet, bagenda baduca intege ati Rubavu nta bantu bafite impano bashobora kuzigaragaza, ariko twebwe twaratinyutse dutereye intambwe rwose. Mudufashe mudushyigikire, kuzamuka kwacu nimwe tubikesha. Mwebwe mudukurikiye rwose mudufashe, mujye kuri channel yacu mukore share, like, comment, byose kuzamuka kwacu nimwe tubikesha. Murakoze cyane. Ariko hareka muri kwibagirwa kwibwira abafana ntabwo bakuzi. Sorry, amazina yanjye ni Mugisha Emmy, ariko muri cinema ni Voila. Noneho wenda reka nihe ijambo ho gatoya kugira ngo tutaza kwiharira ijambo. Reka wenda n'abativuze tuhere kuri umwe bagende bivuga amazina yawe nyakuri, ujye nuvuga n'izino nyine uri murakoresha muri cinema kugira ngo umuntu uzakubona muri video azamenye ninde ari kureba. Yego. Duhereye kuri amupapa niyibwira abafana badukurikiye. Okay, murakoze cyane. Mbere na mbere ndishimye kandi ndanezerewe kuri uno munsi kubona bagenzi banjye, umumama twakunze cyane ndetse na grand frère guturuka i Kigali. Byanejeje cyane. Muri make rero nitwa Kanani Cedric. Ni byiza ndi umwe mu bakina filime, nimara kugeramo narishimye, banyakiye neza, nanjye numva ndisanga, numva ko impano nari mfite aho narindi naburaga uburyo nyigaragaza, ariko maze guhura na bene data hari byinshi nabigiyeho, nanjye hari byinshi bagenda banyigiraho, kandi nizera ko uko tubyizeye kimwe dufatikanyije n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi n'abandi bari hanze bazagira ubushobozi bwo kudufasha, ko hari ahantu tuzagera hakomeye cyane ku buryo natwe tuzagira abo dufasha bari hasi yacu, kuko hari nabo turimo kugenda dusiga inyuma nabo bafite impano. Narangiza rero mbashimira bashyitsi beza cyane rwose, mwateye intambwe zo kuza kudusura, nikaze. Hanyuma mugende mutubwirire abantu b'i Kigali, ndavuga muri city, mubabwire ko Rubavu babakunda cyane. Kandi rwose iyi groupe turi ahangaha, twicaye ahangaha tubategereje, ndetse n'abandi bari hejuru tujya tubona kuri televiziyo, abo bose muzabadusurize mubabwire ko tubahaye ikaze. Amarembo arakinguye kugira ngo muze tubigireho byinshi kandi natwe tuzabakurikira. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Twakomeza twibwira abafana badukurikiye. Okay, amazina nsanzwe mfite y'abavyeyi ni Sibomana Shafiri, ariko izina ngomba gukoresha ndi gukina ni Chris. Ndi umwagiteri. Nshobora kujya inama ku bantu yenda dufatanije akazi, kuko numva no muri mumwe dufatanije. Kwanza ndi umujyanama, ndi umwagiteri, nshobora no gusapotinga abagenzi banjye yenda kugira ngo tugire aho tuva tugera. Nkashimira abavandimwe Murungi na mama Rebeka, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bishimiye gufatanya namwe, muzagaruke mutuzane n'abandi. Abantu bari dukurikire hano, mutubabare mukore subscribe, musharinge bino bintu, munakomantinge, muzamura abana bo muri Western Empire Senyi Burengerazuba. Mudufashe mutuzamure, ko natwe turi gushaka kuzamura n'abandi bari hasi yacu tudafite ubushobozi, ariko turigomwa. Namwe mwihangane mwigomwe ko gushaka no gushobora. Inyota dufite nuko tugomba kugira aho tugera, kuko abatubanjije bari kuvanamo ikirenge, turashaka gutera ikirenge aho bari kuva, kugira ngo byibuze no mwuga we kuzima. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Twakire n'abandi bibwira abafana badukurikiye. Murakoze. Ni mazina yanjye nitwa Mutuyimana Clementine, ariko izina ngoresha muri filime ni Kemi. Ndagira ngo mudufashe
nk'ababyeyi barumuna bacu abavandimwe mudukandire subscribe na share muri filime Western Empire, muzaba mugize neza cyane. Nkaba nshimiye abashitsi Devu n'umubyeyi ukinari anti, ndabashimiye cyane, mwakoze, twabigiyeho byinshi, tugiye kuzamura ikirenge tukigeze ku cyanyu, muzagaruke, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Amazina nitwa Shyaka Pascal Clever, abenshi bakunze kunyita soft boy, gusa nanjye ndi umwatere kandi ubikunda cyane, ariko imbogamizi duhura nazo ni izi zikurikira: kumva yuko sinema ari Kigali gusa, kandi mu by'ukuri abana b'Igisenyi natwe turashoboye, ahubwo muri ubwo bushobozi bwacu please mudufashe, dutere inkunga, sibyo? Agasabu kaba gakenewe, share, byaba byiza na comment ku byo twakoze kugira ngo twikosore. Ibyo navuga ni ibyo ngibyo, ibirenze ibyo ngibyo yaba ari amahanga. Murakoze. Amazina Nuzayisenga Oliva, ku mazina ya sinema ni Ella. Manje gushimira Anti na Devu, twishimye cyane kubabona. Dusaba abadukurikiye gukora subscribe, comment, like na comment, banasharinga kugira ngo badufashe kuzamura impano yacu. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina ni Spinazze. Kuri ndege n'insize. Nasize si brag. Iradusize. Murakoze. Ku mazina ni Spinazze, ni Uwamahoro Yvonne. Ku izina rya sinema abakina nitwa Nora. Nkabambwira abadukurikiye kuri subscribe kuri channel yacu yitwa Western Empire, bizadushimisha cyane kubona muduteza imbere cyane, dore mukora ko turi urubyiruko dukeneye gutera imbere. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nyirarerimana Console, izina ry'ubukinnyi nitwa Siyala. Icyo mbasaba nuko mudutera inkunga ikomeye cyane iruta mbese izindi zose twifuza, no gukora subscribe. Abashitsi twagize uyu munsi twabishimiye, natwe turabatumye Kigali nimugerayo mubwire ngo Rubavu hari impano, mu bamama, mu bakobwa, mu basore, mu bagabo, hari impano. Dushaka kugaragaza icyo turi cyo, buri wese akagaragara icyo yari asanzwe ari cyo ariko kitarajya hanze. Turabasabye rero abafana bacu, subscribe nimwibagirwe, comment nimuzibagirwe, mbese ubusabe bwose mwumva mwaduha inkunga muyiduhe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa Usengimana Louise, ndi umwe muri groupe Western Empire. Turishimye cyane kubera ko twabonye abashyitsi, twabakunze cyane, muzagaruke kabisa, twabishimiye cyane. Thank you very much. Izina rya sinema nitwa Mama Doria. Hari unusigaye se? Yavuze. Murakoze. Banyita Nishimwe David. Ariko urasetse. Uri kumwumva DOP? Okay. Banyita Nishimwe David. Izina nkoresha muri filimi banyita Benzo. Ndabashimiye abafana muri kudukurikirana kuri iki kiganiro twagiranye muri iyi groupe yacu. Mukomeze mudushyigikire, turi natwe ko twazamuka, ni icyo nabasabaga abafana. Mbere yuko wenda dusoza iki kiganiro, ndagira ngo director, kuko nubwo twageze hano turi abashyitsi ariko ntago twari kugenda, turi kubwira abantu ngo bashyireho fondasiyo, ariko natwe ntago twakoze fondasiyo kuza hano gusa.
byanze bikunze hari icyo dusize, sibyo mama? cyane. Ndagira ngo rero director ababwire imijya n'imigambi y'iyi groupe, hanyuma ababwire na video twakoze uyu munsi uko izaba yitwa, kugira ngo nuzajya kuri channel azamenye ngo filime ni iyi hagiye kureba, natwe turimo twashyizeho itafari ryacu, ndetse avuge n'izina ryayo kugira ngo nutazabasha kubona channel azabona uko asacinga iyo filime. Murakoze. Murakoze cyane, reka manze mbashimire, ni ukuri pe mwitanze cyane guturuka i Kigali mukatwumva mukumva ubutumire bwacu, twanezerewe cyane pe, twanezerewe. Filime dushaka twatangiye, twashatse kugaragazamo n'aba badukure bafite experience muri iyi industry. Ni filime yitwa Nabastar. Okay, Nabastar. Urakoze. Baragivunikisha. Ni izina bavunikiye, bari kuza kugusapotinga kugira ngo ugere kuri ya niveau nabo bagezeho. Nabastar. Okay, urakoze cyane. Nkuko mubyumva Nabastar, bano bantu twifuje kwinjizamo, kandi pe umutima batweretse ni ukuri Imana ibaho umugisha. Mwadukoze ku mutima cyane, mwitanze, mwabyutse ijoro kugira mugere inaha ku Gisenyi, twanezerewe cyane. Izina rya filime ni Day Life. Ubwo abatazabasha kugera kuri channel bahasacinga Day Life babona filime zacu, kandi pe turabizeza ko ni filime muzakunda cyane, ni filime twitondeye mu mpano zacu dufite. Turabizi ko yego nituragera kure cyane mu bintu by'ubuhanga kwandika, ntabwo turagera kure cyane, niyo mpamvu twifashishije nabo bafite experience kugira baze badufashe. Hari bimwe na bimwe tutari dusobanukiwe, ariko nabo batwumviye baritanga, kandi turabasezeranya ko icyo mushaka kubona pe muzakibona, kuko natwe twashatse kugaragaza impano ziri muri twebwe, twihuriza hamwe, kandi turabizeza ko n'abandi basitare muzadusaba cyangwa se tuzabona biri ngombwa kubw'ubushobozi cyangwa se n'Imana izadufasha, nabo tuzabazana bakine muri filime yacu Day Life kugira ngo basi mubashe kuryoherwa. Ni ukuri twanezerewe cyane. Groupe twabashimiye kubona amasaha arakuze, mwitanze, mwishe ibintu byinshi, mwataye akazi kanyu mushutinga mu mafilime menshi, ariko mwatwumviye nk'abantu turi gutangira pe. Imana ibaho umugisha, kandi natwe turabizeza ko nituba twamaze kugera kure ntituzirengagiza ko twatangiranye, kandi ko mwatuzamuye. Ni ukuri murakoze cyane. Ni ukuri mudufashe cyane. Imana ibaho umugisha. Akandi kaya nanjye nakongeraho gatoya cyane, nanjye ndabashimiye, turabashimiye bano bana. Ni ukuri abantu binabagira umuco udasanzwe, batwakiranye urukundo. Nyine hari ukuntu murakwakira ukabona ntabwo bisanzwe. Twishimiye ukuntu mwatwakiriye, mwaduha agaciro, mbese nta rungu twagize. Natwe muzamuzi Kigali, tuzaza. Thank you. Anti, buriya no mu muco usanzwe tuba twifuza kugira ibyo dutanga tugaha n'abadusanga. Muzatuzanira abandi bazi. Ni ukuri nimugera i Kigali, reka tubatume mutubwirire abantu, mushutingana abantu benshi. Urugero nkandi uwa mbere fatiraho urugero, Miss Nyambo. Miss Nyambo ndamukunda cyane. Undi pe nashimira ni Clearman. Clearman yaradufashije cyane. Ngo ikivu kibahe hano munsi. Okay, muramuki.